tubahaye ikaze abakurikiye Hirwa TV Rwanda muri uyu mwanya nkuko mubimenyereye. Iyi ni cano icaho ijambo ry'Imana, ni cano icaho ubuhamya, tunyuzaho inyigisho zitandukanye, ijambo ry'Imana, ubuhamya, ibintu byinshi byo kubaka abagenzi muri urugendo rujya mu ijuru. Rero nkuko mubimenyereye, ngewe uyu munsi tugiye kubana, nitwa Mugore Wera Egidia, nkaba nabateguriye ijambo ryitwa guhindurirwa izina. Tugiye kwifashisha ijambo dusanga muri Bibiliya mu Itangiriro ibice 17 umurongo wa 15. Turasangamo umugabo Aburahamu yari yarategereje Imana, hari icyo yari yaravuganye n'Imana, ariko imyaka ikomeza kuba myinshi, Aburahamu akomeza gusatira ubusaza, Aburahamu yumva ibyiringiro bye birimo biragenda bishira. Nibwo Aburahamu yaje gufata igihe aza kuryamana n'umuja we. Hanyuma icyo gihe kuko Imana hari icyo yari yaravuganye na Aburahamu, hari isezerano Imana yari yaratanze kandi yagombaga kuzarisohoreza mu mugore we Sara. Nicyo cyatumye Imana yongera kuza isanga Aburahamu, kuko Aburahamu yari yaramaze kuryamana n'umuja we, amaze kuryamana nawe babyarana umwana bamwita Ishimayeli. Ariko Imana aho yari iri mu ijuru yibuka neza yuko hari icyo yari yarasezeranyije Aburahamu, yuko izamuha umwana, yuko azabyarana n'umugore we Sara. Amena. Imana iraza isanga Aburahamu, iramwegera, iramubwira ngo Aburahamu, ntago nshaka kuzongera kwita umugore wawe Sarayi ukundi, ndashaka kuzajya umwita Sara kuko azaba nyirakuruza w'amahanga. Amena. Aburahamu yumvise ijwi ry'Imana, arangije arunama. Haleluya. Amaze kunama araseka, amaze guseka aravuga ngo birashoboka bite ngo yuko giye ufite imyaka 100 shobora kongera kubyara? Ese bishoboka bite ko Sara umugore wanjye ufite imyaka 90 ko yaba nyirakuruza w'amahanga? Yumvaga bidashoboka nk'umwana w'umuntu, yumvaga bitakunda kuko yarageze mu zabukuru, yumvaga bitakunda kuko umugore yari amaze kuba umukecuru. Ariko Imana yo yari ibizi neza yuko bigomba gushoboka. Shuti yanjye rero mwene data, nawe ihangane, nawe Basara w'uyu munsi, Baburahamu w'uyu munsi, kandi utegereze ijambo ry'Imana yavuze kuko naryo izaririnda kandi izarisohoza. Amena. Hanyuma igihe kigeze nibwo Aburahamu yaje gutera Sara inda, kandi Sara abyara ageze mu zabukuru afite imyaka 90. Sara aratwita kuko Imana yaramubwiye ngo Sara ngo niwe nzanyuzamo umugisha wanjye, ngo niwe uzaba nyirakuruza w'amahanga, ngo kugira ngo isezerano ryanjye risohorere muri Sara. Haleluya. Hanyuma Sara arangije aratwita, arabyara kuko Imana yari yabivuze. Rero shuti yanjye ntago Imana ibeshya, shuti yanjye Imana yakoraga kera n'uyu munsi ni kwiri. Shuti yanjye Imana yavuganaga na Aburahamu kera, yavuganaga na Sara kera, n'uyu munsi ntaho yagiye, n'uyu munsi irahari, n'uyu munsi nawe yagukorera ibyawe, kuko twebwe tuvuga ibyanditswe, twebwe tuvuga ibyo dusoma, ariko nanjye narabibonye n'amaso yanjye. Kuko nibuka igihe kimwe hari igihe najyaga ngo se birashoboka ko umuntu yajya atanga ubuhamya, yajya avuga amashimwe y'ibyiwe bwite Imana yamukoreye, atabyumvanye abandi, atabisomye mu bitabo by'abandi. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, mukuru wanjye, murumuna wanjye, musaza wanjye, yewe ingeri zose zitandukanye, we wumva ko ibyawe bitashoboka, we wumva ko ibyawe byananiranye, wumvaga ko ufite imyaka myinshi cyane, ntago Imana yita ku myaka dufite, ntago Imana yita ku myaka umaze ushatse, ntago Imana yita ku myaka umaze mu kigeragezo. Kuko Sara yari amaze imyaka myinshi cyane, urumva imyaka 90, sinzi nimba arashatse afite imyaka 20, sinzi nimba arashatse afite 30 abana na Aburahamu, ariko iyo myaka yose yarayihanganiye, aba mu kigeragezo cyo kuba hatabyara, aba mu kigeragezo cyo kuba mu rugo ruberamo umukecuru. Nyamara wenda wowe uyu munsi urananiwe, uyu munsi wumvaga wahaguruka ugataha, uyu munsi wumvaga ubuzima bukubihiye, uyu munsi wumvaga wasenya, uyu munsi wumvaga kuko ubuzi ibyo kurya ukumva ejo utabibona. Ariko nshuti yanjye humura, ntago ariko bimeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Nawe rero ihangane, ndabizi neza ko igihe kizagera nawe Imana ikagusubiza. Rero
nanjye ubwanjye mfite ishimwe mu mutima wanjye, hari iby'Imana yankoreye, ni ukuri nabibonesheje amaso yanjye. Nanjye nari maze imyaka myinshi, nanjye nari maze imyaka 15 ntagira umwana, ariko nanjye Imana yarabikoze. Rero numvaga uyu munsi nyirizina ngira ngo tuganire ku ijambo cyangwa ku mutwe w'ijambo uvuga ngo guhindurirwa izina n'Imana. Imana yahindura amazina, kuko Imana yahinduye izina rya Sarayi ahinduka Sara. Haleluya. Imana ihindura amazina. Hari amazina bakwita muri iyi minsi. Muri iyi minsi hari izina barimo kukwita. Ahari barimo barakwita ingumba, barimo barakwita igishubaziko, barimo barakwita ko ntacyo uzimarira, barimo barakwita kuri umukene, barakwita kuri umutindi, barakwita amazina menshi cyane nawe ubwawe wiyiziyo barimo kukwita muri iyi minsi. Ariko humura, humura, ayo mazina ntagutera ubwoba. Na Sara yarayiswe Sarayi, yiswe Sarayi kugeza ku myaka 90 kuko atabyaraga, ariko ku myaka 90 yahinduriwe izina aza kwitwa Sara, abanyirakuruza w'amahanga. Nawe rero nshuti yanjye witerwa ubwoba n'amazina barimo kukwita muri iyi minsi. Hari amazina akaritsi irimo kukwita, hari amazina umuryango urimo kukwita, hari amazina uri kwitwa bitewe n'ubuzima urimo kunyuramo muri iyi minsi. Ariko humura, mu ijuru hari Imana. Humura, nawe Imana yaguhindurira izina, ntiwongere kwitwa Sarayi ukundi, nawe ukitwa irindi zina bitewe n'icyo Imana yagukoreye. Rero nanjye nabonye Imana ubwo nitwaga Cyasha, imyaka 15 nayimaze nanjye barampimbye izina, niswe amazina menshi atandukanye, niswe ingumba, niswe ko nshiye umuryango, niswe umurozi ko narose umugabo wanjye ariyo mpamvu atanta. Ariko igihe cyarageze nanjye izina rya Cyasha rimvaho. Urumva ko nari naritiriwe inka twari dutunze, twari dufite inka mu rugo, yari inka nziza cyane ibyibushye, ariko bayireba kuko itabyaraga. Noneho barangije nanjye banyitirira iyo nka. Iyo nka nitwa izina ryayo nitwa Cyasha, ariko data wo mu ijuru nanjye igihe cyarageze ankuraho Cyasha. Ubu uyu munsi nanjye nitwa Mama Hirwa. Humura rero nawe, uyu munsi nubwo witwa umutinde ejo wakitwa umukire. Humura nubwo uyu munsi witwa umukene ejo wakitwa umukire. Humura nubwo uyu munsi witwa kudashoboye ejo wakitwa ushoboye. Humura, kuko nanjye narabibonye, mbibonesha amaso yanjye. Imyaka 15 narayimaze nitwa Cyasha, ariko nyuma y'imyaka 15 Imana yo mu ijuru impindurira izina, nanjye nitwa Mama Hirwa. Rero bavandimwe nshuti zanjye, nimukomere, nimuhumure, dufite Imana ishobora byose. Narayibonye, nabonye Imana irera imfubyi. Haleluya. Nabonye Imana irera imfubyi kazikuza. Nabonye Imana yita ku batagira shinge na rugero. Ibyo byose ndabifiteho neza, mfite ingero zifatika. Njyewe ubwanjye narabibonye Imana irera imfubyi, ntago nabibonanya abandi, narabyibone nge n'amaso yanjye. Imana irera imfubyi, yarangiza ikazubakira n'ingo, yarangiza ikaziha no kwihangana. Njyewe nibuka ubwo nari maze gutandukana n'ababyeyi banjye batakiriho, nari mfite imyaka 15 muri 94. Haleluya. Ariko iyo myaka yanjye nibwo maze kugeza imyaka 17 nibwo naje gushaka umugabo. Amena. Ariko ndangije muri iyo myaka 2 namaze ndi hanze, ntago nigeze mihabwa n'ababyeyi, ntago nagiye gushaka mfite impanuro z'ababyeyi. Ariko wowe uko witwara, uko ubana n'Imana, uko wegera Imana, nyamuneka ndakangurira wowe witwa ko uri imfubyi, ndakangurira wowe wumva ko uri umupfakazi, ndakangurira wowe wumva yuko ubuzima urimo uyu munsi utabuvamo. Humura, hari Imana itabara, hari Imana ihindura amateka. Nanjye yampinduriye amateka rero, iranyubakira. Nubaka mfite imyaka 17, nubaka nta masenge wangiriye inama, nubaka nta mama wacu wangiriye inama, nubaka nta data wacu mbwira ngo zubakwa gutya. Mba mu kigeragezo, ariko kuko nari mfite icyo nabwiwe n'Imana. Rero ndakangurira abantu bavandimwe kugira ngo mwegere Imana, kugira ngo muyitumbire, kugira ngo muyihange amaso, kuko ni se w'imfubyi, n'umugabo w'abapfakazi, n'umugabo wita ku batagira shinge na rugero, n'intwari igiseruka mu bikomeye, n'intwari iyo uhindukiye ukayibwira uti nyamuneka uri hehe irahagera. Mu bintu byose urimo, mu buzima bwose urimo, yihanga amaso izakurengera. Rero humura muvandimwe,
iki cyigisho numvaga aricyo nari nateguye, numvaga iyi mpuguro ndetse iki kiganiro aricyo nari nateguye kugira ngo duhumurizanye, kugira ngo nkubwire ko Imana yaguhindurira amateka, kugira ngo nkubwire ko Imana yaguhindurira izina. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, nimukomere, mfite ubuhamya bwinshi, ariko uko tuzagenda tubana kenshi nzagenda mbabwira urugendo nagenze muri iyo myaka 15 kugira ngo nzitwe Mama Hirwa. Rero turi kumwe kandi ndabashimiye cyane abakomeje gukurikira iyi channel, abakomeje gukurikira ijambo ry'Imana rinyuraho, abakomeza kuzakomeza gutega amatwi ubuhamya buzanyuraho. Ndabizi neza ko imitima ya benshi izakira, ndabizi neza ko bari bafite ibikomere. Nimuhumure rero, mu ijuru dufite Imana. Rero bavandimwe, Yesu abaha umugisha, agira ngo dusenge Imana. Murakoze, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru, ndagushimiye kubw'aka kanya keza, ndagushimiye kubw'iyi channel wateguye. Ni ukuri yitwa Hirwa TV Rwanda. Hari impamvu iyi channel yitwa Hirwa, nuko hari byinshi cyane byari byarabuze, ariko nyakubahwa Imana urangije urabihindura. Nuko twasanze hari ukuntu twari dufite amazina atandukanye, twitwaga n'abana b'abantu, ariko urangije natwe duhindurira izina. Databuja rero, reka buri muntu wese warukurikiye iki cyigisho, reka buri muntu wese wumvaga inyigisho, reka buri muntu wese wumvaga ubu buhamya, reka buri muntu wese wumvaga iki kiganiro cyongere kugiraho kimukura kandi kigiraho kimugeza. Reka Mwami wanjye, buri muntu wese ongere kugubwa neza, reka umvaga acitse intege, reka wumvaga izina ryo barimo kumwita muri iyi minsi arirambiwe. Databuja wera, umuhe kwihangana, kuko igihe nikigera nawe azahabwa ibyasezeranyijwe. Urakoze rero Databuja, bana natwe, uhereze umugisha buri muntu wese ukurikira iyi channel, kandi Databuja wera, icyubahiro ni cyawe. Ukomeze kuturinda, uturindira igihugu, urinde abanyarwanda n'isi yose, mu izina rya Yesu.